murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Reka dutangire twongera twibwira abaduteza amatwi batwumva umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nitwa n'ubundi nkuko nababwiye ubushize Sinanirana Jean d'Amour. Ndi umugabo nkuko nabibabwiye n'ubundi. Rero ndabashimiye cyane mwebwe bayobozi bacu ahangaha muduhaye uburenganzira bwo kongera kuboneka muri studio Ijuru Ririho TV. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, turabakunda namwe kandi muradukunda, ntimuhema kubitwereka. Ari mu muduha ikaze umunsi ku wundi. Imana ibagirire neza. Turashima Imana rero aho dutambutse hirya no hino tubonye Imana muri iyi minsi, aho tuvuze ubutumwa tubonye Imana, mu minsi y'amasengesho tubonyemo Imana. Imana ibaha umugisha rero kongera kwemera twicara ngo tuganire ku ijambo ry'Imana n'abateza amatwi igicano. Imana ibaha umugisha mwinshi. By'umwihariko reka nshimire Imana itwemereye kuboneka aha, ariko nongere mfata undi mwanya nabwo nshimire abakunzi ba icano ino channel ya Ijuru Ririho TV. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, bantu mukunda kureba ibyiza bitambukaho. Nukuri ndabasabira umugisha abari kwisi hose hagiye hatandukanye, ndabizi korera hirya no ku isi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero tudatinze ngira ngo nakomeza. Okay, sawa. Tudatinze reka dukomereza aho twe twagereje ubushize. Turakere kuri rya jambo ryacu rivuga ngo ikimenyane, kubw'ikimenyane ufitanye na Yesu azarebe. Abantu benshi bakunda gufungura iri jambo basangaho umutwe, nanjye narabibonye mwanditseho ngo ikimenyane. Nibyo, kubw'ikimenyane ufitanye na Yesu azarebe. Twatangiye tuvuga inkuru ya Simoni, tuvuga n'inkuru ya Lazaro, tuvuga n'inkuru ya Mariya, ariyo Mariya wabahindutse Mariya Magdalena, tuvuga ibikorwa byabaranze. Ndagira ngo dukomereze rero aho twari tugereje ubushize. Twacumbikiye ku ijambo rya Lazaro ubwo yari amaze guhemukira Simoni. Simoni asohotse mu rugo akomeje urugendo, bamumenesheje mu mudugudu bavuze ngo niyigendere kubera impamvu z'ibibembe, ntakeneye kubana n'abantu. Dusoza aho twasoreje, ahisemo kujya kwiyahura kubera ko yabonaga gupfa bimutiye kubaho. Vuga ati gupfa nibyo byiza kurenza uko nabaho. Ari mu nzira agenda, uyu Simoni yahuye n'uyu musaza wari uvuye aho Yesu yarari. Uyu musaza wari uvuye mu giterane ahantu Yesu yari kuvugira ubutumwa, yari amaze iminsi yaremeye Kristo. Nasoje mbabwira ngo ntiwihemukire, ntiwiyahure, ntiwigirire nabi, ntiwitakarize icyizere. Nyuma y'uko ubona ko hari ibintu bitakubereye byiza, nyuma y'uko ubona ko abantu baguhemukiye, hari Yesu, hari abandi bantu Yesu yaguteguriye bazaguha umunezero abandi bataguhaye. Hari ubundi buzima Imana iguteguriye inyuma ya buriya buzima wahuye nabwo. Iyo nshuti yakubabaje yireke, uyifataho umwanya, wiyitindaho. Hari n'inshuti Kristo ari gukerera mu buzima bwawe izakumara agahinda. Uyu musaza avuye aho Yesu yarari akomeje kwitahira mu rugo. Biragaragara neza ko yabaga ari mu giterane cyaho Yesu ari kwigisha, ngo Yesu yajyaga bagaburira imitsima, haleluya, bakarya bagahaga, bamara kurya bahaze agafata indi mitsima uyu mugabo bita Kristo, uyu mwami twizeye, akayihereza uyu musaza, akavuga ati ndabizi muzehe, iyo ugeze mu rugo hari abana, hari abuzukuru, hari abantu bo wasize, kandi yuje ntibanemera ibyo ugiyemo, ariko bisa kose gira ikintu bashyira mbese gishobora kubemeza aho wari uri. Inshuti z'umusaraba, iyo wageze ahantu Yesu ari mwahuye, aguha icyemeza abantu baho uzasubira. Yesu ntiyemera kusubira mu bantu bagupinze nta kintu bashyiriye kibemeza. Nyiraha ndumva nahanuriraho gato umuntu wese wanyumva, wemeye Kristo, wizera Kristo, ahuri aho wagiye, nukuri Imana izaguha icyo uzasubiza mu bantu batari bazi gusenga. Imana izaguha ikintu uzasubiza mu bantu batakwemeraga. Imana ntabwo izemera kusubira aho wavuye baguseka ngo hasubire kwa kundi. Abari bazi ko wabuze ubwenge, abari bazi ko wataye agaciro, abari bazi ko ubuzima bwarangiye, ndaguhanuriye bwirijwe n'umwuka w'Imana, uzasubirayo. Hari ikintu Yesu aguhaye uzabereka. Uyu musaza ngo yikoreye intonga irimo ubuvungukira bw'imitsima bari basaguye, azamuka asubira mu rugo, ageze mu gahinga k'umusozi ngo ahura na Simoni. Aramubaza ngo Simoni nyakubahwa ugiye ahagana? Undi aravuga ati se uyitira iki nyakubahwa?
ntabwo uzi ibyambayeho. Undi ati ntabyo nzi, ngo heruka kera ukiri umukire ugenda na Lazaro, tuzi yuko nyine uri umukire tukwita nyakubahwa. Ati nta bya nyakubahwa, Lazaro yarampemukiye. Ati mbona narwaye ibibembe, ibanga ndibitsa Lazaro arangije ararimena, none bansoye mu mudugudu, ubu baranyohereye, impamvu ubona ndi kumanuka mu uyu mugoroba, ubu ngiye kwiyobora kwinyanja y'i Galilaya, nasanze nta kindi cyanezeza uretse kuba napfa bikarangira. Muze aramubwira ati wikwiye mu kintu ujya kwiyahura, ahantu mvuye mpasize umuntu. Haleluya. Aramubwira ngo nsize umugabo bita Yesu, ntabwo ushobora kwiyahura wamugeza imbere. Aramubwira ngo ngwino tujyane mu kugeza imbere. Undi aravuga ati ese uramungeza imbere n'ibi bibembe mfite? Lazaro wamemukiye naramwizeye, uwo Yesu we yankorera ibingana gute ko ntacyo nigeze mumarira? Undi aramubwira ati Yesu mu bintu namubonyeho, ikintu cya mbere avuga neza, icya kabiri agira ibintu biryoshye mu buzima bwe. Abatuye ya ntonga yari yikoreye hasi, abanza kumugaburira kuri ya mitsima. Haleluya. Uyu ni ngo ayirye yumva imitsima iraryoshye kurenza iyo yajyaga yihahira kandi ari umukire. Haravuga ati ko numva iyi mitsima iryoshye. Undi aravuga ati ntago ari iby'imitsima gusa, wowe ngwino tugende tugera ahantu ari. Ikintu cya mbere namubonyeho avuga neza. Umva mbabwire barokore, umva mbabwire abantu batuye iyi si, ababyumva ubyange cyangwa ubyemere, Yesu avuga neza. Aramubwira ati avuga neza, uyu mugabo avuga neza. Ariko nanjye narabirebye nsanga Yesu avuga neza. Bamama, bagabo mu nyumva, bakobwa basore mu nyumva, Yesu avuga neza. Uzi ko kugeraho bagusohoye mu nzu baguhaye priyave, uyu mwami agahita avuga ngo nzaguha iyawe nzu, nukuri Yesu avuga neza. Uzi ko kugeraho ubuzima bwagucanze no kurya ari ikibazo, akaza ati nzahugaburira uhagusagurire n'abandi. Uzi ko uyu mwami kugeraho abantu bakwanze agahita avuga ati ngenda kwikundira. Uzi kugera uri imfubyi akavuga ati ngewe ndi se w'imfubyi. Yagera ku bapfakazi ati ndi umugabo w'abapfakazi. Iyo ageze ku barushya aravuga ngo ni ngewe uruhura abarushya n'abaremerewe. Uyu mugabo avuga neza. Akugeraho nta myenda ati nzakwambika, yakugeraho utabyara ati nzaguha umwana, yakugeraho ugenza amaguru ati nzaguha imodoka, yakugeraho ubuzima bwaranze ati nzagupangira ubuzima. Haleluya. Uyu mugabo avuga neza. Aramubwira ati avuga neza. Abagufi bamugera imbere akababwira neza, abakomeye baza akababwira neza. Aravuga ati kandi iby'ibihembo ufitiye ubwoba ndagira ngo ubwoba burangire. Uretse n'ubwo tubembe twawe dukeya, nabonye abaje baraboze, nabonye abaje bararushe, nabonye abaje bakurusha ibibazo bamugeza imbere. Igihe maranye nawe nabonye atarigeze abasubiza inyuma. Imana ishimwe. Umva nkubwire murokora unteze amatwi, umva nkubwire muntu uri twumva, muntu utega amatwi Ijuru Ririho TV, nukuri Yesu agira neza. Mwegere. Yarabivuze Petero, aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka irikomeza imfuruka. Ndagira ngo wegere Kristo. Uyu mugabo uko wamugera imbere kose, abamugeza imbere baraboze Yesu arababorora, abamugera imbere bararushe Yesu arabaruhura, abamugera imbere barabuze ibyiringiro Yesu abaha ibyiringiro. Aramubwira ngo nabonye abaje barwaye kurenza wowe Simoni, nabonye abaje barushye kurenza wowe, arabaruhura. Aramubwira ngo nyemerera tujyane. Ibyo gutera amabuye Yesu ntabyo arakora. Ibyo ni igikorwa gikorwa n'abantu bitewe nuko baguhaze. Ariko Yesu ntago afite ibihe byo gutera. Oya, Yesu afite imbabazi ngo akwakire. Urabona ubuzima bwawe busa naho bwanze, egera Yesu ibindi byihorere. Ngo aramumanukana, afata Simoni aramumanukana, amugeza ahantu Yesu yarari. Aramubwira ngo dore nkugejeje ahangaha, kandi urabona ko bakiri gusenga. Wiyerange ugire ikintu wakora Yesu akubone. Njyewe ntabwo ndajya kukuvuganira ngo mubwire ko wahageze. Oya. Ntabwo ndibuza kwandikira urupapuro. Oya. Wowe wiyerange watera haleluya, Imana ishimwe, wazamura ikiganza, wasimbuka, waririmba, ntabwo mbizi, urebe ikintu ukora kugira ngo Yesu amenye kuri mwiri teraniro. Haleluya. Mbabarira muntu uteza amatwi, wowe uraza kumva ubutumwa, wowe ugira ikintu atangiye mbabwira ngo ibyo mukora byose mubikore kugira ngo Yesu abibone. Haleluya. Ugira ikintu ukora hanyuma Yesu amenye ko wumvishije ijambo, Yesu amenye ko ubutumwa bakugezeho. Uyu mugabo ngo aragenda ahagarara ku giti, yajya kuzamura ikiganza ngo Yesu amubone, ikirembe kikamubwira ngo nuzamura ikiganza baragutera amabuye. Haleluya. Yajya gutereje ngo azamure. Haleluya. Ikirembe ati nuvuga bakakumva baragutera amabuye. Akongera agaceceka.
ayiwe yajya kugira ngo abyine ikibembe ati nubyina bari buze kumenya kuri hano bagusanga ni ikibembe bakwica agaceceka ngo buri kintu akorera mu iteraniro habuze ikintu akora umutima ngo umuhe icyemezo uravuga ati sohoka mu iri teraniro ugende ujye kwiyahura urabona ko nta hantu ufitiye ubutabazi ngo agitekereza gusubira inyuma Imana ishimwe ngo agende ajye kwiyahura Yesu ngo baramweretse aramwerekwa aramuhamagara mu ijwi rirenga ati Simoni Simoni nakubonye waje iri teraniro tambuka unyegere Simoni ngo aratambuka agenda afite ubwoba ngo amugeze imbere Yesu ngo aramufata aramwiyegamiza ngo amaze kumwiyegamiza cya kibembe kigenda gikira cyumva nta rushinge Yesu amuteye nta binini Yesu aguha iyo wamwiyegamije haleluya ufite agahinda ufite intimba iyegamize Yesu mwegerane Yesu ngo akurura Simoni amushyira mu gituza aramwiyegamiza kirembe kimuvaho Simoni ngo yumva abaye muzima Yesu aramubwira ngo subira mu rugo ugende wiyereka umugore wawe ugende wiyereka Lazaro waguhemukiye wiyereka abaturanyi bawe babandi bari bafite amabuye babandi bagusohoye genda ubabwire ko wahuye n'umugabo nyamugabo umva nkubwire muntu neza amatwi niba wizeranye nanjye hari urugendo uzongera gukora ugaragaza inkuru nziza niba wizeranye nanjye uzasubira iyo wavuye bakuvugiriza induru uzahaca bakuvugiriza impundu niba wizeranye nanjye aho wanyuze ugahomba uzahanyura wongera wunguka uyu mugabo ngo amaze gukira Yesu aravuga ngaho subirayo Simoni abwira Yesu ngo ntabwo nakuvaho Imana ishimwe aramubwira ngo sinakuvaho ndagumana nawe ngo baragumana bigera ku munsi wa gatatu Yesu aramubwira ngo subirayo ntago bazamenya ko nakugiriye neza bazagira ngo warapfe nkuko babishakaga bazagira ngo ubuzima bwarakunaniye ihangana usubire wenda ntuhatinde ariko byibuze bazabone ko wahuye n'undi muntu utandukanye na Lazaro haleluya hari undi muntu uzahura nawe ibyishimo utabonye azabiguha humura ngo arazamuka asubirayo Imana ishimwe ageze handi yahuriye na wa musaza amakuru aratubwira ngo yarahageze yongera yibuka umunsi wa mbere yumvishe izina rya Yesu bimwanga mu nda arongera asubiraho Yesu aratageze mu rugo iwe umva mbabwire barokore b'Imana impamvu mubona dusenga amasengesho atarangira nta kindi kibitera hari igihe twibuka ibintu Yesu yatubwiye hari igihe twibuka uburyo twari abasinzi hari igihe twibuka uburyo twari abasambanyi hari igihe twibuka uburyo twakoraga amabi yose tukavuga ngo twakuvayo tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo nuko tugasubira mu yandi masengesho niho usanga umuntu ava mu cyumba akajya mu rusengero akava mu rusengero akajya mu butayu agasoza y'ibiri agafata y'itatu agasoza y'itatu agafata y'ine nta kindi kibidutera nuko tuba twumva nta wamuvaho Imana ishimwe cyane ngo asubiyeho Yesu ari Yesu aravuga ati Simoni ko nakubwiye ngo ujye mu rugo kwiyereka abantu bamenye ko wakize ukabugarutse aramubwira ngo ngeze mu nzira numva biranze ndagaruka Yesu aravuga ati noneho mbabarira urugendo ugereyo kandi ntugarukire mu nzira bazamenye neza ko wahuye n'umuntu wakugirira neza Simoni ngo afata icyemezo ku nshuro ya gatatu aragenda asubira mu rugo iwe haleluya Imana ishimwe cyane ngo asubire mu rugo iwe akimara kugera mu rugo rwe ahageze ndafashijwe Imana ngo ageze mu rugo iwe ari mu gitondo rucerera agikomanga urugi naho wa mugabo bita Lazaro yahise aza kwinjira urugo rwe kano gatabo muzagasoma abantu muzagasoma tuzabereka aho kaboneka muhuza na Bibiliya muzamenya inkuru uko zikurikirana ngo asanga Lazaro yaje mu rugo rwe abwira umugore ngo impamvu nabikoze suko nari imbanze impamvu navuze ari amagambo suko nari imbanze namaze kubona ko ikirembe nta muti gifite namaze kubona ko ikirembe nta rukingo kigira namaze kumenya ko ikirembe cyandura mikamo kugira ngo ngambanire umugabo agende mwe musigare muri bazima wite kuri uyu mwana mubyaye mwese mutari mwandura ngo mupfire rimwe umugore aravuga ngo niba ari uko bimeze wari watekereje neza naho Lazaro akeneye kwinjira mu rugo rwa Simoni uwo munsi yatangiye kujya ajya mu rugo rwa Simoni akaharyama Simoni rero agarutse mu gitondo araza arakomanga akomanze Lazaro nawe ahantu aryamye mu rugo rwe abarabyutse ngo agiye kureba umuntu uje gukomangira umugore wapfakaye vuba agira ngo nabandi bagabo bahuje ingeso mbi baje kwinjira urugo rwa Simoni ngo agisohoka akingura umuryango asanga ni Simoni nyiri urugo wiyiziye aramubwira ngo Simoni uje kumara iki ubizi ko twakwenye mu mudugudu ubuzi ko twaguciye none kubizi ugarutse kumara iki urashaka bagutera amabuye upfe haleluya umuntu wahuye na Yesu agira ibintu bimuranga
afite kuntu atwara ibintu yumva. Haramubwira tumva nkubwire Lazaro, umeruka cyagihe ndwanye, umeruka cyagihe ubu si burya si buno, ubu hari ukuntu byagenze muri hano. Byagenze se gute nturwaye? Arongera akuramo inkweto aramwereka, akuramo ipantaro aramwereka, akuramo ishati aramwereka, aramubwira ngo narakize. Aramubaza wakize gute, byagenze gute? Aramubwira ngo wa wundi bita Yesu, umwe wajya gukubita abashiki bawe ubahora ko bajya gusenga, nanjye nahuye nawe. Icyo waruzi nk'ikibazo ku buzima bwanjye Yesu yakinkuyeho. Umva nkubwire, ikintu bari bazi ko ari ikibazo, umbabarire wizere ko Yesu arakigukuraho. Abari bakizi bazashaka bakibure. Aramubaza ngo yabigenje ate? Aramubwira ngo nanjye simbizi, gusa yanyiyegamije ndakira. Araba ngo wagiye kunyereka ahantu ari. Uwo muhungu Simoni yahise afata akaboko Lazaro, atitaye ko yamwinjiriye urugo, ahita amutwara mugeza aho Yesu ari. Nta kindi kintu kizagukuraho abanzi, nta kindi kintu kizagukuraho ubugome bwa isi uretse kubasengera ngo bahure na Yesu. Naho niyo wasengera umurozi ngo apfe, azapfa havuka undi. Niyo wamwimuka ukajya ku wundi musozi, uzahasanga undi. Igikwiriye ni ugusengera uwitwa mubi ku buzima bwawe agahura na Yesu. Ngo aramujyana amugejeje aho Yesu ari. Aravuga ati nanjye aho bangejeje ni hano. Bakimara kuhangeza nta kindi bankoreye, barambwiye ngo nirwaneho. None nawe ndahakugejeje. Niba ukeneye guhura na Yesu, ugira ikintu ukora Yesu amenye ko wahageze. Nanjye nta kindi bamfashije. Ngo aragenda amushyira kuri cya giti yahagazeho. Uyu muhungu Lazaro ngo agihagararaho. Akihagarara Yesu abaramubonye, amuhamagara mu mazina aravuga ngo Lazaro, nawe wageze mu iri teraniro. Lazaro ngo ntiyemera. Haravuga ati kubunza amazina se byaba ari igitangaza. None se byo Simoni se nta mazina isa, gusa ntiyakumbwiye amazina, cyane cyane ko dufitanye beef ko namuhemukiye. Wasanga rwe n'amazina yanjye nibyo namukore. Yesu ngo cyo nticyamwemeza ko Lazaro ntibyamwemeza ko Yesu amuza amazina. Aramubwira ngo ngwino hano uzahangaha wihana. Undi nengo atinya kujyayo, nabwo abona nta kiri mubwiye. Ngo Yesu aragenda yegera Lazaro. Akimugeraho aramubwira ngo none se kuri gupinga ubu ngubu ko muzanye kano kanya, yambwiye ko yagusanze waraye mu rugo iwe, wegeze ubona nyegera. Icyo cyonyine ngo cyemeza Lazaro yuko Yesu ashobora kubabona ibyo abandi batabona. Kuba amenye ko yaraye mu rugo rwa Simoni kandi Simoni atabimubwiye, byemeje Lazaro. Ahera ko afata icyemezo cyo kugumana na Yesu. Uyu Lazaro mbabwira ni wa wundi wapfuye Yesu akamuzura, aho naho tuzahagera. Afata icyemezo cyo kugumana na Yesu. Bagasenga n'abakarara n'abakirirwana, iminsi nagenda iricuma. Amakuru avuga ngo iki? Amakuru agaragaza yuko igihe cyageze Lazaro yegera Yesu, aramubwira ngo narabitegereje we n'abigishwa bawe, mbona ko nta nzu mugira. Muvuga ubutumwa ariko bwakwira mukazamuka umusozi mukarara ku musozi. None njyewe Lazaro ndi umukire w'i Betaniya, mfite amazu menshi. Wanyemerera nkaguha inzu mwami Yesu, ukageza kuryamamo ndetse n'abigishwa bawe? Yesu ngo aramubwira ngo ndabyemeye rwose, kandi uyu mutima uguteye kumbi inzu, nanjye nzagukunda cyane. Niyo mpamvu navuze ngo gerageza ibishoboka byose utitaye ku nzira wanyuzemo. Niba Lazaro yaraciye mu nzira irwanya Yesu akagera igihe bakaba inshuti, ntabwo ari igitangaza. Nawe aho wanyuze hakwemerera ko muzaba inshuti na Yesu. Icyo usabwa ni ukubyemera no kubikunda no kubishaka. Ngo bahende ko baba inshuti, ariko yanze amuhaye Yesu ntayitahemo. Baragumya barabana, Yesu ntajye muri yanzu. Lazaro agatazi ngo Yesu azaza, Yesu ntajyeyo. Igihe kirongera kiraza ngo bari kuvuga ubutumwa, imvura nyinshi ingwiragwa, ariko Yesu n'abigishwa be ntabwo bagiye kugama. Imvura irabanyagira. Lazaro ngabona ko imvura ibanyagiye, aragenda atasha inkwi cyangwa ajya gusenya inkwi, acana umuriro. Amaze kuwucana, imvura yisahamagara Yesu, aravuga ngo nabibonye mwanyagiwe, none mwamukota ko nabacaniye umuriro. Yesu n'abigishwa be baragenda bazenguruka umuriro, batangira kota kuri icyo gicaniro yacaniye Yesu. Yesu ahamubwirira ijambo, aramubwira ngo kino gikorwa unkoreye cyo kumara imbeho, imvura yanyagiye, nanjye nzakikwishyura kandi nzagutabara abantu bose babireba. Nzagukorera igitangaza bose bateranye, bazamenya ko nanjye nagukunze. Unyemerere ubuzima bwose ubayemo ugerageze kunezeza Yesu. Rwana intambara yo kunezeza Yesu.
wirwanya intambara yo kunezeza abantu ntago bashoboka. Umunezeza icyumweru kimwe mu kindi cyumweru bikanga. Nta kintu wakorera umuntu ngo anezerwe ubuzima bwose, ariko rwanya intambara yo kunezeza Yesu. Uyu mugabo Yesu aranyurwa, kumucanira umuriro gusa byaramunyuze, asezeranya Lazaro isezerano, aramubwira ngo nanjye nkwemereye ko ntazava mu isi, nagukoreye igitangaza abantu bose bareba. Imana ishimwe cyane. Reka nihute tugeraho gusengera. Haleluya. Akimara kumusezeranya iryo sezerano, iminsi igumya kugenda yicuma, Lazaro agataha akajya mu rugo, na Simoni urumva yarataha akajya mu rugo iwe. Bwacya bakaza mu masengesho bagasanga Yesu aracyari hahandi. Noneho uyu mugabo Lazaro uko yasubiraga i Betaniya iwabo, yabwiraga abantu ati wa musore bita Yesu twarakundanye. Abana dose icyo tuvuga mwakundanye itajya gusura, uwo ugenda buri gihe itari yaza aho gusura, ni inshuti nyabaki. Akagenda akabwira Yesu ati abantu banze kwemera ko dukundana, uhazaje kunsura. Yesu ati nzaza ngusure pe. Noneho Lazaro akagenda akitegura, umunsi yiteguye Yesu ntazi, ahubwo Yesu agacunga Lazaro atiteguye, Yesu akabagiyeyo. Abantu ntibaze kumenya ko Yesu yahageze. Umva nkubwiza ukuri, hari igihe Yesu adusura abantu ntibabimenye, ariko none hagiye kuza kuri iyi nshuro mu buzima bwawe abantu bose bamenye ko Yesu yagusuye. Ubundi hari hagusura ibyo kurya byarangiye, agasiga muri stock hari ibintu akoze. Ibyo ni ibikorwa abantu batamenya ko yaje. Hari igihe Yesu agusura imyambaro yashize agahita asiga iyindi. Ibyo ni ibikorwa benshi badakunda kwitaho. Hari igihe Yesu agusura ayo kwishyura inzu y'abandi yabuze agasiga yaguhaye. Ibyo ni ibikorwa abantu batitaho. Yesu hari igihe agusura agasiga minerivare y'abana cyangwa school fees y'abana. Ibyo ni ibikorwa abantu badapfa kwitaho, kubera ko nababo bariga ntago byabemeza ko Yesu yaje. Niba ari imyenda nabo barambara ntago byabemeza, niba ari ibyo kurya nabo bararya ntago byabemeza. Ariko ndagira nkubwire wowe unteze amatwi, mu buzima bwacu rimwe na rimwe Yesu ajyaza, nubwo abantu batamubona. Haleluya. Nubwo abantu bose batamubonera rimwe, ariko umwami wacu ajyaza. Uribuka cya gihe se ntiyaje nyine uri kwa muganga urwaye byarangiye, nubwo hari n'abandi bari barwaye ukahava nabo bakahava, ntago byabemeza kuko nabo barakize, ariko umwami wacu ajyaza arapa. Yesu ajyaza. Bamama ntihagire umuntu uzabatakariza ibyiringiro, bantu muteze amatwi y'umurongo ntihagire uzabatakariza ibyiringiro. Ndabakomeje mu mbaraga mpawe n'Imana. Yesu wacu ajyaza, isi ntizadutera ubwoba. Yesu ajyaza ugasimbukira mu kindi gihugu. Yesu ajyaza mobile money yawe ikagira ikintu yakira. Yesu ajyaza kuri banki akagira ikintu kijyayo. Yesu ajyaza ratukarara uriye. Rata Yesu ajyaza bakuraga amaroza akayakuraho. Ajyaza nubwo abashye batamubona, ariko ngo ufitiye ubutumwa bukubwira ngo noneho kuri iyi nshuro agiye kuza bose bateranye, abemeze ko ari umwami mwakundanye. Imana ishimwe cyane. Ngo akajya ajyayo igihe kiza kugera, uyu mugabo Lazaro Imana ishimwe ngo ararwara. Haleluya. Mu burwayi bwiwe ntiyasubira mu masengesho, ntiyasubira aho Yesu ari. Bashyikiwe ngo batuma kuri Yesu, baramubwira ngo mwigisha, ukunda ararwaye. Aho niho twasomye, ukunda ararwaye. Ntago bigeze bagaragaza ifoto yiwe, ntago bigeze bavuga amazina ye. Oya, byo ntago ari ngombwa upfa kubukunda na Yesu. Hari abantu badusobanuza uko batubona. Naribabwiye, umuntu agusobanuza amashuri wize, umuntu agusobanuza uko ugenda n'uko uryama, kugira ngo bazavuge izina rye babanza kuzenguruka ubuzima ubayemo. Bagusobanuza ko umugabo yagutaye, bagusobanuza ko umugore yagutaye, bagusobanuza ko waheze iwanyu, bagusobanuza ko wabyariye iwanyu, bagusobanuza ko uri muri umfubyi, bagusobanuza ko umugabo yapfuye, bagusobanuza yuko uri ingumba, bagusobanuza yuko wirirwa wicaye nta kazi ugira. Mbese kugira ngo bagaragaze izina ryawe hari ibindi bintu bindi bagusobanuza. Ariko iyo batumye kuri Yesu mukundana, ntabwo Yesu yirirwa abaza amazina, ntabwo Yesu yirirwa asaba ifoto, apfa kumenya gusa ngo ukunda afite ikibazo. Imana ishimwe. Ahera uwo akunda aramuzi. Mama, uwo akunda Yesu, uwo bakundana aramuzi. Ntabwo ari ngombwa kumuhereza details zose, uwo bakundana aramuzi. Niba ukundana Yesu arabizi. Ibyo bagusobanuza bindi niba bireke, kizima cyo nuko mukundana. Imana ishimwe cyane. Ukunda ararwaye, arabasubiza ngo muhumure. Iyo ndwara arwaye, Imana ishimwe, ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma Imana ihimbazwa ndetse n'umwana wayo agasingizwa. Ntabwo ari iyo kumwica, ngo buzima urimo ntabwo ari bwo buzaguhitana. Iyo mibereho ntabwo ari izagumana. Hari ubundi buzima Kristo agufitiye, hari n'intsinzi iri mu biganza by'Imana kuri wowe.
uhumuriza abakwegera ubabwira ngo nimukundane na Yesu, afite ikintu azakora. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Bibiliya irabisobanura ngo Yesu ntiyajyayo ku uwo munsi ubutumwa bumugezeho, bukeye ku munsi wa kabiri ntiyajyayo, ku munsi wa gatatu ntiyajyayo, ngo asibira ku munsi wa kane. Yesu atajyayo ngo abona kujyayo. Mana ishimwe cyane. Kandi nabwo yagiye baramaze kumuhamba, baramaze kumushyingura, ntabwo yagiye Yesu akiri muzima. Umva nkwibwirire, ngiye kuba ngarukiye aha ngaha, ariko nagira nkubwire ngo humura. Byarenga inkombe ariko ntabwo byarenga ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Birasa n'ibiteye ubwoba wowe, ariko ntabwo biteye ubwoba Imana. Nje nawe twabibwirira igisubizo, ariko Yesu agufitiye igisubizo. Icyo ngusabye, kundana nawe, kundana nawe. Wikwita ku ntambara z'abagusunikira mu kibi, wikwita ku ntambara z'abakurwanyiriza uwo uriwe n'ibyo ukora naho ugeze. Mbabarira ukundane na Yesu. Muri karitsiye bazava ngo Yesu mwakundanye ku buryo uhora wimuka amazu ngo wagiye gusenga ngaho bagusohoye, wagiye gusenga ngaho umugabo mwashwanye, wagiye gusenga ngaho wacuruje wawe. Uwo Yesu wakumariye iki? Ibyo ngibyo na Lazaro byamugezeho, ariko ntabwo byakuyeho ko Yesu arifite na Lazaro. Komera ku mwami wawe. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha, tuzongera dusubukure n'ikindi cyiciri, tuzarivuga mpaka byose turirangize. Ariko umva kwibwirire mwene data, Yesu n'umwami ku buzima bwawe. Ntutinye, ntukuke umutima. Uyu mwami avuga neza, uyu mwami avuga neza. Reka ngusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakubashe ndi muri studio washyizeho kugira ngo ivugirwemo ijambo ryawe rihumuriza imitima y'abatuye isi. Turi mu gihe cy'ibyorezo, turi mu gihe cy'intambara, tugeze mu gihe umwanzi arwana cyane ataruhuka, ariko ntabwo dutewe ubwoba nabyo, kuko ingoma yawe ntiyigeze irangira. Nta wundi mwami wagusimbuye ukora nkawe. Ndabizi neza ko nta kizadukanga, uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Duhagararanye twembi nta murezi wacu waboneka. Rengera abantu bose babashiye kumva buno butumwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu mitima yabo. Reka ubone icyicaro mu babyeyi, mu bagabo, mu bakobwa n'abasore. Ubone icyicaro, haleluya, mu bakene ndetse n'abakire. Reka ubone icyicaro kugira ngo uhembure ubuzima bwabo. Tuguhaye ikaze na karibu mwami. Uture muri twebwe, uganze, utegeke, uyobore. Ugumye kwamamaza uyu murongo utambuka ugere hirya, ibiri kuwunyuraho bizamenyekane ku isi hose. Kandi ugumye guhereza umugisha batekereje kuwushyiraho, ubagurira ibitekerezo, ubagurira imbago. Haleluya. Urakoze mwami utabura uko abigenza. Urakoze mwami utabara ababishe n'abaremerewe. Uko wabanye na Lazaro ukabana na Simoni, umwanzi akabatandukanya ukongera ukabahuza. Haba ariko wongere guhuza abari baratandukanyijwe n'umwanzi. Haba ariko wongera gusubiranya ibihe byiza umwanzi yakuye mu bantu. Haleluya. Ndagushimiye mwami kubyumvishe. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Turabashimiye ubuyobozi bw'ino channel Juriho TV. Imana ibahe umugisha. Mwatekereje neza kandi Imana igumye kubagirira neza. Naho ubutaha murakoze cyane. Shalom.